hanyuma mu yandi makuru reka tubabwire ko niyo nagize Xavier wo mu karere ka Nyamasheke bikekwa ko afite ubumuga bwo mu mutwe yishe atemye umugore weragiye Constance w'imyaka 45 nyine wari umugore we ndetse n'umuturanyi we Mukarurangwa Beatrice w'imyaka 60 byabereye mu mudugudu wa Kasenjara akagari ka Karusimbi umurenge wa Bushenge mu karere ka Nyamasheke kuri uyu wa gatandatu Gashyantare 2025 mu masaha ya mu gitondo nibwo uyu mugabo w'imyaka 50 bivuga ko afite uburwayi bwo mu mutwe yafashe umuhoro atema inka umugore we wari utwite ndetse atema n'umuturanyi we. Umunyamakuru wa Radio Flash mu burengerazuba aravuga ko uyu mugabo yajyaga afatwa n'uburwayi bwo mu mutwe bakamusengera agakira uyu munsi ngo byari byongeye byagarutse bajya kumusengera n'ubundi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge Mukabarahira Janine avuga ko ngo aya makuru bayamenye ndetse ko bajyanye aho byabereye n'inzego zirimo polisi DASO ndetse na RIB. Hanyuma kandi bakigerayo ukekwa yasohotse ashaka gutema umupolisi ahita araswa arapfa. Biteganyijwe ko imirambo ijyanwa ku bitaro bya Bushenge mu gihe harimo gutegurwa uburyo bwo kuyishyingura. Hanyuma kandi uyu mugabo n'umugore we basize abana 4 umuto muri bo afite imyaka 5. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Bonaventure Twizere Karekezi mu butumwa bugufi yanditse yahamirije Flash TV and Radio ko ngo uyu mugabo wakoze aya marorerwa yarashwe agahita apfa. Hanyuma kandi SP Bonaventure Twizere Karekezi mu butumwa yatanze yihanganishije imiryango yabuze ababo asaba abaturage kuba maso no gutanga amakuru hakiri kare ku bantu bagaragaza imyitwarire ishobora guteza ibyago kugira ngo hakumirwe ibyago bitaraba. Hanyuma twerekeje mu yandi makuru nuko umuryango utabara imbabare Croix Rouge ishami rya Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangiye igikorwa cyo gutoragura ndetse no gushyingura imirambo y'abasirikare ba Kongo FARDC na Wazalendo inyanyagiye hirya no hino mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'urugamba aba barwanyi bari bahanganyemo n'umutwe wa M23 byarangiye wigaruriye umujyi wa Goma bituma abarwanyi benshi barwana ku ruhande rwa leta bahasiga ubuzima abandi barakomereka abarusimbutse bakuramo imyenda bariruka n'imbunda barazita. Kadutangire tukubwira ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwatangiye kuburanisha mu bujurire urubanza rwa Serge Minani Jave ukurikiranweho kurasa abaturage 5 mu karere ka Nyamasheke. Iburanisha riri kubera mu kagari ka Rushyarara mu murenge wa Karambi aho icyaha cyakorewe ku wa 14 Ugushyingo 2024. Sergeant Minani Jave yajuriye nyuma yo guhamwa n'ibyaha 3 agakatirwa igifungo cya burundu no kwamburwa impeta zose za gisirikare. Icyo gihe abaturage bo mu kagari ka Rushyarara bavuze ko ngo byabereye mu isantere y'ubucuruzi ya rubyiruko iherereye mu mudugudu wa Kageyo tariki ya 13 Ugushyingo 2024 mu masaa 7 z'ijoro. Bivuga ko imwe mu mpamvu yatumye Sergeant Minani arasa abaturage ngo byatewe n'umujinya yagize nyuma yo guterana amagambo na nyirakabari wamuhaye inzoga yamwishyuza mu ntoki undi agashaka kwishyura kuri telefone ariko nyirakabari arabyanga bituma nyirakabari hubwo avuga ngo genda uzagwe mu ishyamba uzerera. Hanyuma kandi abaturage bavuze ko Sergeant Minani yagize umujinya gasohoka akagaruka arasa abari mu kabari ariko uwo bateranye amagambo anyura mu idirishya akiza ubuzima bwe.